gana action niba ushaka kwiga indimi gana action ushaka kuba umusirimu gana action. Umuntu wize imyuga niwe muntu utajya ubura akazi ubuzima bwe bwose, abura akazi iyo yavuye mu mubiri. Niba utabyemera uzaze muri Action College urebe uburyo abanyeshuri baba basimburanwa mu myuga itandukanye ihabera. Ariko uyu munsi njye nahisemo gusura abanyeshuri biga ibijyanye na mekanike automobile kugira ngo ndebe uburyo ibinyabiziga by'i Kigali abantu birirwa babikanika, abantu birirwa batuma tubona imodoka ziri mu muhanda, abantu birirwa batuma tubona zizambutiyaje, muri mu modoka zanyu mwiguriye, abantu babisubiza ubuzima byapfuye bakora ayahe masomo cyangwa se bahugurwa mu bijyanye n'ubuhe bumenyi. Uyu munsi rero akaba nibereye muri Action College, hano mu by'ukuri naje mpasanga amamodoka hano yapfuye mu igaraje rya Action College, ibintu bimeze neza cyane n'abanyeshuri barimo kwihugura. Hano hari abajene cyane, nizere ko bumeze neza cyane. Uraho neza? Uraho neza. Ni amahoro, ni amahoro? Ni amahoro. Muraho? Murakomeye, murakomeye? Namwe b'inyuma nabashuhuje. Hanyuma rero ngiye ikintu cyanzanye aha ngaha, hari umuntu wambwiye ngo ibyo uruvuga ngo buvuga turashaka kuzajya kuri tele ukabitwereka. Hari n'ibintu mushinjwa ngo mwarize ngo ariko ntabwo muzi kureviza moteri. Ibyo bintu byabananira? Oya, ntabwo byatura. Mwarabyize? Twarabyize. Murabizi? Turabizi, tubifiteho ubumenyi. Ngenda gira ngo rero ubinyereke, ngiye mba nazanye na kamera yanjye, urumva? Singiye ubyobereka gusa n'abazareba iki kiganiro bazamenye ko umunyeshuri muri Action College urwego rwe ruba ruhagaze ruti. Urakoze. Aho usanze turi kwiga kuri moteri ya mazutu, tumaze iminsi twiga kwa essence. Aho usanze rero twari turi mu gikorwa cyo gufungura moteri. Izo moteri ebyiri ziratandukanye? Moteri ya essence n'iya mazutu ziratandukanye? Ziratandukanye. Zitandukanira hehe? Uburyo zitandukanyemo no kuvuga ngo zose zitwa moteri ariko ntago zimwe ibintu bimwe. Kuvuga ngo moteri inywa essence itandukanye n'inywa mazutu ntago bikora. Ako ntago nibagiye rwose, mbabarire, ntago nakumenye. Njye nitwa Ruvuyanga. Nanjye banyita Mugisha Fabrice. Mugisha Fabrice. Noze Fabrice. Muri Action College muri iri somo nyine muri uyu mwuga wa mekanike automobile uhamaze igihe kingana gute? Mamaze amezi 3. Navuga ngo umaze amezi 3 wiga? Niga. Ibintu ugiye gukora bamenye ko ari by'umunyeshuri umaze amezi 3 yiga? Yiga. Twagiye rero no unyereke ngiye uburyo bareviza moteri. Uburyo baroveza moteri, ntago waroveza moteri utazi ngo ubundi moteri igizwe n'ibihe bice. Ese moteri ubundi yo bayirovije habaye iki, cyangwa se nibihe bintu bivamo nibisubiremo. Tugiye kubanza kubereka ku bundi amazina ya component ziba ziri muri moteri. Ubwo nyine ni amazina y'ibice biba biri muri moteri. Ibice bigize moteri? Bigize moteri. Turahera kuri no component bayita block moteri. Iyi ngiyi niyo ishingirwaho bubaka moteri. Iyi ni block moteri? Ni ishingirwaho bubaka moteri? Bashingira bubaka moteri. Ni fondasiyo ubwo? Ni fondasiyo. Umusingi wa moteri. Then rero nyuma hano ziba zita kusini. Kusini? Kusini. Cya main bearing. Main bearing zifashishwa zishyirwamo aha mu buryo bwo kugira ngo nituza guterekamo ino crankshaft bitaza kuba byatuma mu gihe iri gukora. Ugiterura igikoresho ukereka abantu icyo ni iki? Yibayita crankshaft. Crankshaft. Shaft. Iyi ngiyi rero impamvu ishyirwa cyangwa se yifashishwa mu gushyirwa muri moteri, ni ukuvuga ngo ubundi no crankshaft nishingiye ibyikaraga byose muri moteri havuyemo nk'iriya vandarateri niyo kenshi y'ingenzi. Ndetse
n'iravora uba ukoresha wowe utwaye imodoka utwaye imodoka ariko ibindi byose byikaraga biba bishingiye kuri iyi ngiyi bita crankshaft. Then rero iyo umaze gufungamo iyo crankshaft ushyiraho icyo bita piston. nizere ko atari imbunda ariko oya niko cyitiranwa n'iyo piston nyine niko bacyita ubwo nyine ni terime nyine y'igikoresho niko cyitwa no piston rero idufasha kuba yadufasha gutanga za mbaraga ziri bwaze kujya gutangiza imodoka. Ni ukuvuga ngo yo ikora ibihe bine: irinjiza, igatsindagira, igatwika, igasohora. irinjiza igatsindagira, igatwika, igasohora. ubwo isohora ndetse nyine hari process zindi bicamo kirasa dufite nk'ikinyabiziga tukabireba ariko nabyo bishaka twaza kubikwereka. Iyo umaze rero gufungaho ino piston ni ukuvuga ngo kugira ngo ibifashanga kuri crankshaft ushyiraho ino small bearing kugira ngo ibifashe hano kuri ino crankshaft. Iyo umaze rero gushyiraho ino piston wafunzeho n'izi small bearing abwo ikiba gisigaye iyo wamaze kwishyiramo ufungaho ino kirebe neza ino oil seal. Akamaro kayo nayo uvuga ngo nimba bya bintu tugiye gutwika byinjiye muri moteri bitaza kuba byaca ku ruhande ngo bibe byameneka. Then rero tumaze wasanga ari umunyeshuri umuhanga hano ngiye kamagara undi nabaze numve niba mugenda muhuza ubuse umunyeshuri umuhanga hano kuruta abandi twese turanganya kuko twese ibi bintu birumvikana. Wowe wigumane ntaribi igumane ntaribi uyu nguyu umwegere umusaza bimeze bite se? Meze neza kabisa turimo turareviza moteri niyo gahunda nawe se urabiyoka imbere cyane imbere cyane iwanyu ni Gicumbi se? Iwacu ni Nyabihu hafi na Musanze. Imodoka zikunda gupfira ari za Nyabihu abantu berekeza Rubavu baba ziba zashize noneho iwacu ni mu cyaro hari igihe imodoka iza nyine yazamutse za Buranga ugasanga amapine aratobose moteri ugasanga irakwamye usanga byabaye ibibazo. Tuyirevize rero mukomeze munyigishe nanjye itazampfiraho. Niyo gahunda hanyuma action college by'umwihariko mu mwuga mekanike. hanyuma kuvuga ngo uyu muvandimwe ashobora kuba ari umuhanga hano naguhe ibyo bita handover aho yarageze nawe ukomerezeho ndebe ko mwese ko mubizi ku kigero kimwe banze mubwire wari ugeze hari nari ngiye gufunga iyo bita flywheel cyavura moteri. wahumvisha yarageze ngo yarageze he? Yarageze ko aho yaragiye gufungaho flywheel ubwo ni mu kirimi cy'icyongereza noneho ukomeza noneho tukayita vramoteri kirimi cy'igifaransa vramoteri yacu rero mbere yuko tuyishyira kuri engine block yacu cyangwa block moteri hano dufiteho ikibanziriza aricyo bita flywheel sheet. ubwo flywheel sheet ni irinda flywheel ku buryo niba iri buze kuba yikaraga itaza kwikuba hano ngaha kuri engine block yacu bikaza kugira habaho icyo bita friction force ni uburyo ibyuma bigenda byikubanaho bikaba byateza ikibazo. ndava hanyimenya nanjye niko bimeze niyo gahunda. noneho iyo umaze gushyiraho iri bati rya flywheel dore rijya hano ngaha uhita ushyiraho flywheel yawe ariyo yingiyi twise vramoteri mu gifaransa. twamara kuyishyiraho birumvikana duhita dushyiraho amaburo yacu noneho wamara gushyiraho flywheel yacu noneho ugahita uza kuri icyo bita iyo bita crankshaft
cover camshaft cover noneho iyi niyo dufungiraho kariteri. Kariteri ni ariyo mbese twakwita nk'ikigega c'amavuta ya moteri. Ubwo ni ukuvuga ngo amavuta yavuye gukoreshwa muri moteri araza akagwamo ahangaha noneho yamara kugwamo ahangaha naho ngaho iyo amaze kuva muri moteri naho ngaho hajya aza hano ngaha bihurirayo na bya bintu njya numva ngo umuntu agiye kumena amavuta se. Rero dore iyibura ahangaha niho tumenera amavuta. Ubwo ico gihe ngo ni amavuta baravuye kuri moteri akaza akireka ahangaha atagifite akamaro. Ariko ntabwo akoreshwa rimwe ahita yata agaciro. Aragenda agakoreshwa akagarukamo ahangaha. Hano tuba dufite icyo bita oil strainer. Iyi niyo iyungurura umwanda munini mu mavuta. Noneho yamara kuyungururwa agacamo hano ngaha agasubira gukoreshwa muri moteri mu rwego rwo kunyereza ibyuma byacu byikaraga muri moteri. Ndabyumva pe, nizere ko n'abadukurikiye babyumva nkuko ndimo kubyumva. Imbere cyane. Imbere cyane kabisa. Noneho iyo tumaze gufungaho mbere yuko dushiraho kariteri yacu cyangwa se oil pan, dufata mbere yuko tuyishiraho dushiraho icyo bita oil strainer kugira ngo tuze kugira ute mbese nk'urugero biba bimeze like this. Noneho amavuta avamo ahangaha acamo hano, yamara gucamo hano akazamo hano ngaha agahita yinjira mu nzira z'amavuta nyine zerekeza muri moteri. Wasoza kaza moteri yacu ubwo urumva duhita tuyihindukiza. Ubwo gucira curitse biracuritse wayicurukuye se cyangwa kiraremereye? Oya reka gufashe uwo mujene. Nguko nibwo ubu nibwo ibigomba kuba imeze gutya iyo byanyabyo. Uciba yicaye mu modoka imeze nuko iba imeze. Duhita dufata murebe imodoka zanyu na moteri yicaye neza. Duhita tuza tugafata icyo bita gasket. Gasket. Ako gakora iki noneho? Iyi gasket rero irinda amavuta kuba yaza kwivanga n'amazi. Kuko urumva hano ahangaha hano hejuru niho iyo dufashe sayirenda head dushira hejuru ya gasket. Bayita ngo ni sayirenda head? Sayirenda head cyangwa class. Ni amaterime yo muri mekanike. Itereke muhungu wanjye. Itereke ubabwire. Murabona hano ngaha dufiteho icyo bita ubwo hano niho habera itwikwa ya fuel tuba dufite muri moteri. Habera gutsindagira, gutwika no gusohora. Hano urabona dufitemo vavu, izi bazita vavu. Wenda tutaje kuzikuramo. Bazita vavu? Wayasigoma ko buzikuramo nta kibazo abantu barazireba. Hako zidufasha gusohora, kwinjiza no gutsindagira no gutwika. Rero hano uyishiraho hano hejuru. Noneho urumva kubera ko haba hari kubera igikorwa cyo gutwika. Iyo moteri twitsa amavuta n'amazi biba ari ikibazo. Ushobora no gushya imbere cyane. Rero iyo umaze gushiraho ino gasket, wowe wamaze kuyishiraho hadakurikiraho gushiraho icyo bita sayirenda head. Cyangwa se class. Rero iyo usoje kuyishiraho uhita ufata icyo bita kikigarura hano hari aya ngo bakita sayirenda head cyangwa se class mu Gifaransa. Sayirenda head naho ari kinini kiryamisha. Ni kinini cyane. Duhita dufata icyo bita camshaft holder. Camshaft holder izijamo hano urabona ko harimo amasiti yayo. Ariho turambika camshaft ariyo iyi ngiyi n'iyi ngiyi. Ukazirambikamo kuko izi ngiyi zitwa gute? Yitwa camshaft. Bakayita camshaft sprocket. Urabona hano dufite icyo bita kamurobe cyangwa se inkonji. Arizo zigenda zikubita hano kuri vavu zacu. Noneho vavu niba ari ugufungura tugiye gusohora igafungura, niba ari
gufungura twinjiza igafungura kabisa. noneho iyo dusoje gushiraho zino kamushafti zacu hita tuza tugashiraho icyo bita coin bearing. Coin bearing izo rero zidufasha gufunga kamushafti zacu. Noneho kamushafti zacu ubwo ziba zikaragiramo ahangaha nk'ahangaha urabibona hano guca kuko niho ziba zigize hano hagati. ubwo ingezi nicyo zidufasha gufunga kamushafti. umaze gushiraho kamushafti, wamaze gufunga igice cyo hejuru uhita ushiraho icyo bita cylinder head cover. iyo ngiyo cylinder head cover cyangwa se couvre classe. iyi rero iyi kidufasha ni ugufungaho hejuru kugira ngo ya yindi ufunguye se kapo uhita ubona hejuru. kiturinda indira moteri yacu ni kugira hatagira imyanda zibasha kugira ute kwinjiramo. Yes. noneho tugiye ku bice byo mu mpande za moteri apana biyubakiyeho hejuru. tugiye kuja ku mbese twabara nk'intuza nk'inkingi mbese. tuba dufite icyo bita intake manifold cyangwa se connecteur d'admission. iyi ngiyo icyo idufasha kwinjiza umwuka turi bukoreshe muri moteri mu gihe cyo gutwika. umwuka uri bwivange niba renda ari essence cyangwa se mazutu, ariko ubwo twabakurijwe ni mazutu kuko ari mazutu turiho. noneho iyo irinjiza umwuka kazamo hano dufite igice bita throttle body nayo ikintu dufasha ni ukuregera ingano y'umwuka uri buje gukoreshwa muri moteri, hatagiyemo mwinshi cyangwa se hatagiyemo mukeya. iyo tumaze gushiraho intake hita tuza tugashiraho icyo bita exhaust manifold cyangwa se connecteur de champoma. iyi rero ijya he ikidufasha nayo yubakwa kuri moteri yacu. ikidufasha urabona hari imyuka iyo tumaze gutwika hari imyuka iboneka tutari bukenere muri moteri icamo hano ngaha ikaza no muri shampoma yacu ihita isohoka. ariyo yiriya tubona iba yabanje guca mo hano ngaha. kwa kundi wawe ushobora kwakiserera isohoka igenda isohoka uko wagisereye niko moteri igenda itwika isohora. Nizere ko mubyumva. iyo tumaze gushiraho connecteur de champoma rero hano tuba dufite icyo bita catalytic converter. catalytic converter yo ikintu dufasha ifata ya myuka ivuye muri moteri yanyuze muri exhaust manifold ikazamo hano. urumva haba harimo amagezi yakwangiza ibidukikije. icamo hano rero tugakuramo igezi ziri toxic bijyanye bihumanya ikirere. noneho tugafasha gusohora imyuka itabasha kwangiza guhumanya ikirere. Yes. iyi rero nico ibasha. Yes, nikidufasha. hano rero moteri ko ikaze. hano rero dufiteho ni moteri koko. hano dufite icyo bita high pressure line. High pressure line. High pressure line. zo ikintu zidufasha ziba zifite pressure nyinshi ibasha gusunika mazutu yacu cyangwa fuel yacu iri buje muri injecteur zacu. injecteur nazo ikintu zidufasha nizo zipuriza mazutu muri moteri aho turi buyitwikire. ariko na n'ubundi mazutu igera hano ngaha yabanje guca muri high pressure line. noneho tukaza hano dufiteho icyo bita coolant jacket.
jacket. Coolant jacket. Iyi ni inzira y'amazi aja guhoza moteri. Hano ni amazi aca Kwa kundi se imodoka nsanga hari iwanyu za Buranga zabashyuhanye barimo gusukamo amazi. Basukamo amazi ariko ubwo hari aho bayasukiramo, hari n'ahanyura kugira aje asakazwe muri moteri agenda yihoza. Moteri ihore. Hanyuma imodoka ngere kugenda. Mwabyumvise. Noneho hano dufite iyindi component. Iyi component bayita crankshaft pulley. Ikintu tuyifunga kuri crankshaft yacu ingiye. Noneho urumva tuba dufite indi component bita belt cyangwa se kuruwa. Ariyo tubasha tuyinyuzaho hangaha ikagenda ifata no ku masprocket yacu aya ngaya. Kuko ahangaha urabona hariho utuntu tw'utugiye nyine tugenda tuyifunga mbese igenda tufunga ku masprocket. Turazagenda noneho ikintu idufasha ikura imbaraga zikaraga kuri crankshaft izijana kuri camshaft, kuko camshaft ziba ziri hejuru kuri cylinder head, crankshaft iri hasi kuri engine block n'ibifunze. Rero iyi idufasha kubihuza kugira ngo byose bibashe kubona imbaraga zigera zibikaraga kugira ngo moteri yacu ibashe gukora neza. Hano tuba dufiteho indi component iyo bita oil filter. Iyi oil filter ikintu dufasha iyungurura amavuta ariko ikayayungurura umwanda mutoya, kuko umwanda munini uba wayunguruwe ni oil strainer. Noneho ubwo iyi nayo ni component ifungwa kuri engine block kugira ngo ibashe kudufasha mu kuyungurura amavuta yacu abashe kunyereza nta mwanda afite. Hano tuba dufite indi component bita injection pump. Injection pump rero yo ikintu dufasha ni ipompa mazutu kugira ngo igere aho iri bukorera igikorwa cyayo yagenewe mu buryo bwihuse. Ihagera ifite imbaraga ibashe gutwika yahagereye mu gihe cyane. Noneho hano dufite indi component nayo. Iyi component bayita common relay cyangwa se injection relay. Iyi ngiyi ni inzira ya mazutu inyuramo ija kuri za injecteri kugira zibashe kugira ute kuyipuriza muri moteri. Tukaza hano tuba dufite icyo bita water pump. Water pump nawe wabyumva ni ipompo nyine ipompa amazi kugira ngo abashe kugira ute kugera muri moteri ku gihe. Tukaza hano tuba dufiteho icyo bita addition pipe cyangwa se tukayita EGR cooler, exhaust gas recirculation. Iyo ikintu ikora ifasha iki? Ikintu ifasha idufasha guhoza wa mwuka twari dusohoye, none urumva twabonyeho uwo turi bwongere gukoresha muri moteri. Ikintu dufasha rero niba wari ugishushe irawufata ikawukonjesha ugasubira muri moteri umeze neza nta kibazo udashushe. Urumva muri moteri iyo hajemo ubushuhe biba byabaye. Ese irangiye kuyireviza? Ndakeka nta yindi component isigaye. Harya ngo bamwe bakwitana? Banyita niyo mwungeri Jean d'Amour. Usibye ko najaga nkumva kuri radiyo uri umuvuga ibintu by'abasportifu, ariko nanjye ndi umusportifu. Ndakwemeye. Urayirevije pe mbere cyane. Harya ngo umaze igihe kingana gute muri Action College? Bagenzi banje nkuko bakubwiye tumaze amezi 3 yonyine. Ukaba uzi ibi bintu? Mbere
imbere cyane, uteye imbere cyane. ndakeka ibisigaye ari byo bikeya. Ubu ufite gahunda ki uzasubira i Nyabihu? Nasanze Kigali ari hatari. Nuva muri Action College kubera njye ubumenyi mbonye ufite, urumva uteganya nko gukora iki? Ikintu nteganya ni ugukorera mu mujyi wa Kigali kuko nabonye ibyiza byinshi by'umwihariko Action College idufata neza ikatwitaho. Nase wasubiye iwanyu za Nyabihu ukagenda ugashinga igaraje, ubu bumenyi Action College yaguhaye nawe ukabukoresha hariya ukiteza imbere, ugateza imbere za Nyabihu. Abakurosinga uriya muhanda ujya Rubavu n'abajya za Musanze bakaguha amafaranga, kwikorera ugatanga akazi. Ikintu cya mbere ni ubushobozi. Ubushobozi buva mu bantu n'ibitekerezo. Imvikana igitekerezo turabigira, ariko nyine bitewe n'ubushobozi wenda tutadufite ukaba utahita nyine utangira kuvuga uti natangira gukora igaraje ryanje, ariko mu rwego rwo kwimenyereza umwuga dukorana n'abandi bisumbuyeho kugira ngo natwe tubashe kugira icyo tumenya tubakuyeho. Abantu banga kwiga imyuga rero dusoza, urumva kavuga ngo biriya bintu ngo ntago najya munsi y'imodoka, ngo amavuta, ngo kwiyanduza, ugasanga bafite impamvu zidafatika. Gira ubutumwa ubahereza muri iriya kamera. Ngiye bampera ubutumwa. Ikintu naha abo bantu rero ubutumwa nabaha, ntabwo iyo tugiye gushaka ibyo kurya ntabwo tuvuga ngo turashaka ibi ngibi, keretse babandi nyine bafite ubushobozi. Niba wumva ufite ubushobozi bwo kuba wakora ikindi kintu kitari umwuga, it's okay. Then niba wenda wumva nta kindi kintu wakora, wenda ikintu nababwira, umwuga urafasha. Wanakize rega umwuga, hari benshi utunze hano hanze cyane, wanakijije. Ubwo utungana ni kimwe nuko warakize ni ikindi. Hari umwuga, hari benshi wakijije babakire barahari, kandi hariho n'abazwi. Uvuga ngo ushobora kwiga umwuga ukaba umukire, kanagutunga. Urakoze cyane. Murakoze nawe. Kanebe mwarimu noneho agire ibintu ambwira nge nitahire, kuko uyu munyeshuri wa Action College yaranyemeje. Urumva nta kindi kintu narenzaho. Mwarimu ari he? Ndi hano rwose. Mwarimu yaje. Mwarimu, umunyeshuri wawe waranyemeje, kamushimire nawe rwose kubw'ubumenyi wamuhaye. Biragaragara nge nta kintu cyo kuvuga kindi mfite, babikurikiye bazabireba, ubwo nabo bafata umwanzuro n'ubutumwa yabageneye. Ariko icyo nakubaza we ni kimwe, aba banyeshuri bafata mu gihe kingana gute? Biba byagutwaye umwanya ungana gute kugira ngo babe bafashe? Bijyanye na topic wenda turiho, kuba umwana yahita amenya ngo aka kanya ndabivuga agahita byumva direct, ntabwo biba bihagije. No kubyandika ntabwo biba bihagije. Muri Action tugiramo umwihariko utandukanye no kumva umuntu yiga muri TSS muri ra myaka 3 cyangwa 6. Ngo TSS ni Technical Secondary Schools. Yes. Twebwe kubera ko ni igihe gitoya, rero hari akantu tutagira bita ngo garde santushi. Muri TSS usanga bari gutungira agatoki ngo PS ni iyi ngiyi ni bakagutungira agatoki, ariko hano umwana ngo ingo ni 12. Yes. Ngira ngo ni 15. Oya twebwe urakora mekanike ni mu kaboko, mumwereka 12 anayifata noneho akandi kantu karimo mekanike ni mu kaboko. Ni practice, more practice. Nk'ubu uri kubona izi PS bafunguye hano, nubwo tuba twazifunguye, iyo umwana uwayifunguye ukayandika ku kibaho akayikoraho ayumva izina, ndetse amazina babonye ko tugenda tuyabaha mu buryo butandukanye, mu ndimi zitandukanye. Kuko hano hanze niba umuntu uri kwiga mekanike agomba kugenda agahura n'uri gukorera hanze mu garage, za terime tekinike barazikeneye. Ukumva arakubwira ngo surrender head bagaterekaho kirasi, ni ukugira ngo noneho ahite aniyadabuta muri ya system yaba ari hari hanze. Niyo mpamvu umwana kugira ngo abifate arakora practice summary, buryo note ntago wakandika gusa, ariko turabasamarizingira kugira ngo bahite bafata vuba mu gihe gito cyane. Urumva na amezi 5, ariko kandi bakagomba gutwara bagage ya mekanike ihagije yo guhita bafasha hano hanze. Dusoza mwari mugira ubutumwa nawe ugenera abantu batagize amahirwe yo kujya muri ayo mashuri ngo bajye kuminuza, abantu kandi nabo banaminuje bifuza kuza kongera kwikarishya mu bijyanye n'umwuga, gira ubutumwa bagenera nk'umwarimu ubizobereyemo usanzwe ubikora. Ubutumwa bwa mbere nabaha
by'umwihariko wowe nubwo wize indimi cyangwa se utari wize undi mwuga, niba warize uri mu dogiteri, yes, gana icyitwa umwuga wa mechanics, ariko by'umwihariko muri Action College utinda guhebohe buhamye. Ahangaha nubwo uri kubona mfite iyi classe, mfite indi classe ibirimo noneho abiga ari abapapa b'umwihariko baje gufata training zo kugira bamenye ngo ese ubundi ibinyabiziga dutwaye bimeze bite. Niyo mpamvu rero wowe ndi kubwira uri kunkurikirana, ntabwo warindira kuzategereza ngo nimara kugura imodoka ngo nzajya gufata training zo kumenya ngo imodoka ikora ite. Ngwino hano tumanze tuguhe ubwo bumenyi udacikiza, utagera igihe cyo kugera imodoka utari wamenye ibiyikoraho. Byaba byiza utwaye iyo modoka yawe uzi n'ibiyipfaho, kwa kundi umuntu ajya gukoresha bakamuhenda atazi ibyo bavuze ngo baragukoresha ibiki. Rero abo ngabo nabo turabafite, dufite ingeri nyinshi tugenda duhugura, akaba yaje afite purpose yo kugira ati menye iby'ingenzi ku modoka. Nakugira inama rero zo kuza kwiga mekanike by'umwihariko muri Action College, ukamenya basic mechanics. N'aba ngaba none bagiye gukora umwuga direct, nabo ngabo ndabatumiye, nyaboneka muze mwige mekanike muri Action College. Murakoze cyane mwarimu. Yego. Mbashimire mwese abadukurikiye muri urugendo rwo kujya gusura ishuri rya Action College mu ishami rya mekanike automobile. Uyu munsi banyigishije uburyo bareviza moteri mu buryo bwa teori, ariko ubutaha nzagaruka tujye mu modoka tuyikoreremo, tujye noneho babifunganye tuyireve tuyifunga yose irangiye. Icyo kiganiro nacyo ndakibijere ko tuzaza kugikora. Ciao ciao, ngiye nitwa Koporo Leta Duruvuyanga. Gana Action niba ushaka kwiga indimi, Gana Action ushaka kuba umusirimu, Gana Action.